yamwoherereje amafaranga ariko ngo kugira ngo amuhe pin arayimuhera kuri video call. Umva ariko urumva urwo rukoza soni kuri video call ngo niho ari bumuhere pin kugira ngo amukoze isoni. Uko nuko umukoze isoni no kugira ngo amwandagaze atagaciro. Ariko nawe yabaye intwara arabyanga. Yarakoze no mugore wiyubaha. Ni byiza kwiyubaha, ni byiza kubera ko nta mafaranga watanga yatuma umuntu yitesha agaciro. Nayo nta kiguzi wabona cyakambura umuntu agaciro. Mwuka wera wamugendereye kuko abandi yo pini amafaranga yo urumva yarangije kuza. Harabura umubare w'ibanga bazakubaza. Ati ngwino video call wiyambure nkubwire nje nkubwira ni do ni 10 akandika ubwo naho manura 5 wa usirari no. Birababaje ni ibintu bibabaje cyane. Yego. Kubera ko nta kiguzi wabona watanga kugira ngo umuntu yiyambure agaciro afite. Buriya hari uburyo umuntu akubaha bitewe n'uburyo akubona n'uburyo nawe ubwawe wihaye agaciro. Ariko iyo ugezaho utangira kugicuruza umubiri wawe kugira ngo bakwishyure, hari uburyo ushobora kubyoroshya ukavuga ngo ko tutahuye se ngo ntacyo bitwaye. Ntanzi simuzi ari kure. Kuba byonyine niyo foto yawe ayireba cyangwa ayifite cyangwa arimo kureba. Abakuzi n'ubundi ntacyo ubuhishe, ntacyo ubusigaranye. Ese ko ntawe muba muteze kuzahurira? Ubwo ndimo ndabaza ariko ntabwo ndi gushishikariza. Ndimo ndabaza ese birakwiye? Tunibaza kuko turi kugaragaza trike n'ibintu abantu bakora bishobora kubagiraho ingaruka mu ngo zabo mu gihe batabaye maso. Bigira ingaruka cyane kubera ko iyo ubikoze ugera igihe ukabimenyera ukabihindura nk'akazi. Rero bigera igihe bikabangamira uwo mubana cyangwa se nawe ubwo bikabangamira ubuzima bwawe kuko hari igihe uzifuza kubigarura bitagikonje. Kuki buri gihe bikunda kugaruka ku gitsina gore no kubera iki? Impamvu bigaruka ku gitsina gore nuko igitsina gore bafite uburyo baremwemo n'Imana budasanzwe cyane bunasanzwe budasanzwe. Ni nayo mpamvu turabubana ntago musanzwe. Ntago igitsina gore uzi ko hari umuntu ureba ukava mu byawe ibyo wari urimo ukumva ntago uzi ukuntu bigenze. Yego. Reba nkuriya wankuye mu byanjye asanze nimereye neza urumva basanzwe. Suje ngo haye ikaze nanone kubakurikiye Mama Edwin official. Imana ibaho umugisha cyane we wakoze subscribe, ntukabure kumugisha w'Imana. Turagarutse n'ubundi kugira ngo tuganire ibintu ni byinshi, inkuru zo kuganira nazo ni zinshi, ndetse n'ibyo guhuguranaho n'ibyo kujyaho inama nabyo ni byinshi. Mama Edwin umeze gute? Meze neza ndashima Imana. Urashima Imana, ndabona wambaye neza pe. Urakoze cyane. Yego ni byiza cyane. Turagarutse n'ubundi ariko urasa neza pe. Urakoze cyane je. Gomba ntangiye kugira ibintu ubu nagira ngo mvuge ngo nakubaza ubundi gusa neza ko umugore ninde ukwiye kubijyabiramo uruhare mbere yuko dusenga batwanzikire kuri ako umugabo reka dusenge. Umbajije ibisekeje uranje ngo reka dusenge. Banze useke ni ukuri. Ni umugabo. Naho gusa neza ko umugabo ubwo umugore abigiramo uruhare. Umugore ko nanjye nifuje kuzagira umugore. Imana imugoye muri uyu mwaka imumpe pe. Muri uyu mwaka muri uyu mwaka se ko ntaba kuri kamera nzabona intwererano baho cyangwa nzajya. Oya Imana izabikora tutiriwe tujya, ntabwo ari ngombwa. Oya n'ubu bari kubyumva amagiye n'ubundi twaba tubivuze bazibuke ko uyu mwaka ugomba kuba ufite umuntu ugufite mu nshingano nawe ufite mu nshingano. Ntagenda uko nishakiye, ntambara uko nishakiye. Ariko umuntu aba afite gereza ndumva ari nk'ahantu hafunze ukuntu. Hari ibintu bihita bihinduka udatahira igihe ushakiye, udagendana nabo n'ababonetse bose, uhindura n'inshuti. Dusenga tuze tubyumve neza kuko ndumva ngize n'amatsiko, ndumva bihinduye isura. Yego
Mana turagushimye izina ryawe nirihabwe icyubahiro turasenze tugushimira ko wabanye natwe mu gihe cyose cyatambutse n'ushimwe nyemerera ubane natwe muri iki kiganiro mwuka wera tuyobore ntihagire icyo tuvuga tutabwirijwe n'ubuntu bw'Imana ikiruta byose umwuka wera akora imirimo ikomeye hagati muri twebwe iki kiganiro kizagira umumaro abagiye kucyumva ndetse n'abazacyumva kandi icyama imitima yacu igahemburwa n'ibirimo uduha ubwenge bwawe nibwo dukeneye kugira ngo tumenye iby'imitima y'abantu ikeneye urakoze bana natwe muri iki kiganiro tubisabye Imana mu izina rya Yesu amen amen dukomeze ntugende uko wishakiye ntuyifate uko wishakiye ibintu byose ni mu murongo nta no guba ugitahira igihe ushakiye ubu ngubu birashoboka ko ushobora kugenda wenda ukanarara sibyo nta muntu wubatse urara mu gasozi cyangwa urara ahandi hantu ntago bibaho kubera iki utatanze impamvu ubu ngubu ushobora kuba niba uba njya numva ngo babanza gusaba uruhushya amaye nka rero yego niba uba muri ghetto ushaka kujya gusura abandi bagenzi bawe nabona bwije ukararayo nkaryama kavuga ati nta kibazo hari security ariko kuri icyo gihe ntago bizakunda Jerry uzaba ugomba gusaba uburenganzira madamu ntago yabyemera yakwemerera cyangwa guhakana ntago yabyemera atabyemerera urabireka atubundaraye hari ikintu namenye kibabaje bimwe ubundi kera wavugaga umugore yaguhamagara uri kumwe nande ndi kumwe n'aba umugabo akamubwira inshuti ze z'abagabo umugore akumva nta kibazo ahubwo abagore mugira amakenga izo nshuti z'abagabo nabo ni hatari byarahindutse byahinduye isura ibintu byahinduye isura ko bikaze kubera ko ubu ngubu inshuti ahubwo nizo zirimo zirasenya imiryango cyane inshuti ziri gusenya imiryango biba bisanga umenye inshuti z'umugabo wawe ni izihe inshuti z'umugore wawe ni izihe turavuga mu mpande zombi yego mu mpande zombi kubera ko no mu ruhande rw'umugore nawe ashobora kugira inshuti bikamubera bibi yego ubwo turacyari ku kintu cyitwa umuryango urimo igice urimo ibintu binini bitavugwa ako kanya ngo bishire niyo mpamvu tuza bakumva turi kugaruka ku muryango urimo ibintu binini byinshi kandi urimo n'amacenga menshi satana afite trike nyinshi kugira ngo asenye umuryango hari ibindi bintu namenye ku ba diaspora ku bantu baba hanze bakoresha ngo basenye ingo z'abandi ariko ngo barambikaho idolari ngo akakubwira ngo ndashaka ka video wambaye ko wakabaye nari mvuze ngo uko wavutse ariko umuntu aba akimeze uko yavutse haba hari ibyahindutse ariko aba yarabaye mukuru aba yarabaye mukuru ubwo video nta kintu wambaye online harimo abantu batunzwe muri uyu mujyi b'abagore batunzwe no gushimishanya online mba numva naryo ari ikosa ahubwo rikomeye amafaranga ni hatari kubera ko ahubwo irihese kandi ni ikosa rikomeye none urumva ubucuruje umubiri wawe n'ubundi oya none se niba ushobora kwereka umuntu oya ko umubiri guteze iyo fotos ifoto ni nk'umuntu yari ari kuvuga ati sambanya nyine ngo ntago twasambanye ngo sinari nambaye agakingirizo ati se ngiye nahuriye hehe nawe urumva ati nta hantu twigeze duhurira none kukimbwira ko nagusambanyije kandi nari nambaye agakingirizo byose ni ubusambanyi kandi koko akabidefanda ukumva koko nta hantu bahuriye ukumva ari mukuri se umwe yari ari mu ishashi undi ari ariko Jerry nawe urakasa mutwe ati ntaho twigeze duhurira ati cyo kora warantije untije ni nk'uko wajya muri resitora bakagutiza aho wicara ukarya ibiryo wizaniye mana yacu iyo myumvire nayo turacyari ku kintu bita gushaka amafaranga ariko bishobora kugira ingaruka ku muryango yego hagati y'aba bana mu gihe cyane navuga amagara aterewe hejuru igihe ubukene bwinjiye navuga ko biba bimeze ariko se Jerry ni bukene ki bwakinjira bwatuma ushobora kwiyandarika bigezaho ko birimo amafaranga ngo aryoshye amafaranga ngo araryoshye nuko kuba ari ukugusuzugura n'uyu muntu uhaye video ntugire ngo azatekereza ko uri umuntu wiyubashye ngo harimo n'ibiciro harimo isura aya n'aya hatarimo isura aya n'aya njya mbyumva abantu babivuga
none abo ngabo bo ayo mafoto bayakoresha iki? araje ambaze oya ni kuri video call ngo bagashimishanye sinzi ntabwo nzi icyo bayamaze. Ni ikibazo tugeze mu bihe bibi bigoranye cyane aho umuntu ashobora gucuruza ishusho ye cyangwa ifoto y'umubiri we kugira ngo abone ibyo akeneye. Ntabwo byari bikwiriye, nyamara ni ukwigayisha ni no kwitesha agaciro. Niba hari ikintu nkunda ni ukwihagararaho. Yego. Buriya kwiyubaha ni ikintu gikomeye kandi byanze bikunze kigira ingaruka nziza iyo wiyubashye, kandi nanone iyo wisuzuguje birangira nabi, bigira ingaruka mbi. Ngayibaze uramutse ubikoze bayifite umugabo ntabimenye wenda uwo munsi, igihe azabimenya ko ucuruza ayo mashusho yawe online bizarangira wa muryango usenyutse. Niyo mpamvu imiryango myinshi irimo gusenyuka. Nimba warahashye agafuka k'umuceri ikiro cy'isukari akarya kanywa gute, ahubwo azagushimira kuko wahabaye mu gihe we bitari bimeze neza. Si wambwiye ubushize ko urugo ari ugufatanya se? Urugo ni ugufatanya, none ariko buri wese afata aho ashoboye. Kubaza ijambo nsanga ntabwo urarongora. Iyo uza kuba ufite umugore nari ngiye kurikubaza niki watanga cyangwa niki umuntu yaguha kugira ngo musangire umugore wawe? Kibaho? N'ubu utamufite uri umuntu mukuru. Cyaterwa na situation waba urimo yatuma ushobora gutanga umugore wawe. Iyo situation ni iyihe? Ntayibaho. Karya ninde wamutanze muri Bibiliya? Twirefere kuri Bibiliya. Tuke tubwiza abantu kuri ntiyamutanze ninde? Yaramutanze ati do mu mujyane. Oya tugende gake tuvuge ibintu uko biri nibwo tubasha gukanda hakandi nyine tukumva ibintu byose turabivuze. Ninde? N'Aburahamu harya yatanze umugore we. Yego aramutanga muhita mushiki we. Ngaho kubera iki? N'ubukene imibereho. Twanzikire ku kintu bita imibereho. N'aba bantu bari kubikora ashobora kuba atabikora ari uko abyishimiye, ariko imibereho noneho iyo mibereho yaba yabivuganye n'umugabo wese. Tuvuge Abrahamu yari yabivuganye n'umugore we, numva barabiganira. Naho tugomba kwinjirira tubashe kubaho. Ugiye kuba mushiki wanjye kugira ngo batananyica, ahubwo tuzahahe turonke ibyo tuje kureba. Ube mushiki wanjye. Wemera ko hari abantu babyumvikanaho? None se nta nkuru wagiye wumva z'abantu bagiye bagira umugabo akabyumvikanaho n'umugore akamubwira ati kiriya kigabo gifite amafaranga, ugenda ugiswayike ukigagaze njyewe nzagisange hano tuyagikuremo. Izo nkuru twarazumvise kenshi. Izo nkuru ziriho cyangwa wenda ushobora kuba hari ibyo umuntu abazi wubwe atari byo yumva nyabandi. Sibyo? Yego. Ariko reka nkubwire, umugabo ugukorera ibyo bintu ntabwo abagukunda. Oya ampanka rero ahubwo abagukunda. Ntabwo abagukunda ntiyakifuza yuko ujya guhura n'undi muntu, kuko umuntu ukunda uramufuhira. Uramufuhira. Umugore ukunda ntiwakemera ko ajya kuryamana n'undi mugabo kugira ngo ubone amafaranga. Iyo fura yizana bagasonga ubugari. Oya mushaka izindi nzira mushobora kubonamo ubwo bushobozi bubabeshaho, ariko hatabayeho gucuruza madamu wawe. Ni ikosa rikomeye. Inzira se. Ubwo ni nko kumudandaza. Abarundi nibo bavuga ngo nabadandaza amagara. Ubwo kudandaza mpita numva ufashe ibintu ukabisuka. Uye kudandaza ni ikintu cyose ucuruje bakaguha inyishyu. Nk'intoryi ukashyira ku meza, zimwe zikameneka izindi zikanyanyagira. Ubwo niko kudandaza. Ubwo bingana iki? Icyubahiro cyawe kiratakara. Umva wakubaha agatangira kugusuzugura. Hari ibintu byinshi biba byahindutse ku buzima bwawe. Birababaje. Hari ibintu numvise ku mukozi w'Imana Papa Bitangaza avuga ko bivuga ko nubwo ni umusore bita Paterine washyizwe mu majwi ngo yabasenyeye urugo, kandi nyamara we yemeza ko hashobora kuba hari umudiaspora ubiri inyuma wanashakaga gutanga nyine yaka video nk'izo zose twavugaga. Ayaka umugore kajya yaka Mama Bitangaza video. Yamwoherereje amafaranga ariko ngo kugira ngo amuhe pin arayimuhera kuri video call. Umva ariko urumva urwo rukoza soni kuri video call ngo niho ari bumuhere pin kugira ngo amukoze isoni. Uko nukumukoza isoni no kugira ngo amwandagaze atagaciro. Ariko nawe yabaye intwara arabyanga. Yarakoze no mugore wiyubaha. Ni byiza kuyubaha, ni byiza kubera ko nta mafaranga watanga yatuma umuntu yitesha agaciro. Nayo nta kiguzi wabona cyakambura umuntu agaciro. Cyane mwuka wera wamugendereye kuko abandi yo pini
amafaranga yo urumva yarangije kuza, harabura umubare w'ibanga bazakubaza ati ngwino video call wiyambure nkubwire, nje nkubwira ni do ni 10 akandika, ubwo naho umanura 5 ushyira hari birababaje, ni ibintu bibabaje cyane. Yego. Kubera ko nta kiguzi wabona watanga kugira ngo umuntu yiyambure agaciro afite. Buriya hari uburyo umuntu akubaha bitewe n'uburyo akubona n'uburyo nawe ubwawe wihaye agaciro, ariko iyo ugeze aho utangira kugicuruza umubiri wawe kugira ngo bakwishyure, hari uburyo ushobora kubyoroshya ukavuga ngo ko tutahuye se ngo ntacyo bitwaye, ntanzi simuzi ari kure, kuba byonyine niyo foto yawe ayireba cyangwa ayifite cyangwa arimo kureba abakuzi n'ubundi ntacyo ubuhishe, ntacyo ubusigaranye. ese ko ntawe muba muteze kuzahurira? ubwo ndimo ndabaza, ariko ntabwo ndi gushishikariza, ndimo ndabaza ese birakwiye, tunibaza kuko turi kugaragaza trike n'ibintu abantu bakora bishobora kubagiraho ingaruka mu ngo zabo mu gihe batabaye maso. Bigira ingaruka cyane kubera ko iyo ubikoze ugera igihe ukabimenyera ukabihindura nk'akazi, rero bigera igihe bikabangamira uwo mubana cyangwa se nawe ubwo bikabangamira ubuzima bwawe, kuko hari igihe uzifuza kubigarura bitagikunze. Kuki buri gihe bikunda kugaruka ku gitsina gore? Ni ukubera iki? Impamvu bigaruka ku gitsina gore ni uko igitsina gore bafite uburyo baremwemo n'Imana budasanzwe cyane, bunasanzwe budasanzwe, ni nayo mpamvu turabubana ntago musanzwe. Ntago igitsina gore uzi ko hari umuntu ureba ukava mu byawe ibyo wari urimo ukumva ntago uzi ukuntu bigenze. Yego. Reba nkuriya wankuye mu byanjye asanze nimereye neza, urumva basanzwe. Ntago basanzwe ugiye kuva kuba umusore w'umugabo, umuntu agatigisa umutima w'umuntu mpaka ukava mu byawe. Muremye mute? Nuko niko Imana yabigenje, kandi ubwo nibwo bwiza bwabo, nicyo cyubahiro cyabo, niko gaciro kabo. Bubahwe umugore ahantu hari hose, yubahwe rwose, n'umuntu udasanzwe. Niyo mpamvu ngiye numva umuntu wagerageza kukwambura icyo cyubahiro cyawe n'ishema ryawe yaba guhemukiye. Ntago ari byiza, ntibikwiriye. Ako niko gaciro ke, kwiyubaha, kuba utiyandagaza, ako niko gaciro k'umugore. Agaciro ke. None se mu gihe umugabo ari block, no kuvuga nyine ibyo akora byose bitari gukunda, we mu gihe ufite inzira zamutabara zigakemura ikibazo afite, ubwo turi muri bya bindi wigeze kutuganirira ubushize cy'uko umugabo ari inshingano, kandi inshingano ni amafaranga, kandi amafaranga ntayo, ubwo nta nshingano nta mafaranga. Mu gihe ufite icyo wakora ngo uzibe icyuho, ntiwagikora. Kiramutse kinyuze mu buryo bwiza, ndamutse mvuze ngo ndajya gukorera Jerry, wenda nubwo ko aba ari ugufura imyenda ye, abasore batinya gufura, ngende mufurire ame amafaranga, mbone uko nabona uburyo iby'urugo rwanjye rukeneye biboneka, nagenda nkamufurira, kuko ibyo natanze imbaraga zanjye. Ari inkuru abagabo harimo abagabo bisuzuguza kweri. Harimo urabona ba badamu bajya baderivaringa ahantu imbuto. Yego. Ari umugabo kubise tutarabivuga. Umugabo nyine wajyaga afatirana umuntu wamuderivaringiraga imbuto. Akazigura zose, ariko nyine bakabanza agahita yitahira n'imbuto aziguze zose, ariko akabanza nyine akumva imbuto zose uko zimeze. Izo muri Edeni hose akabanza akahatambagira. Jerry, uko nguko wenda wibica ku ruhande, ni ugufatiranya umuntu bitewe n'ikibazo afite. Barahari babikubwira, njyewe ndabazi igipangu gutya. Ibyo vuga ni ukuri. Wabona umuntu azanye imbuto, arabamama nyine bazinduka, atari ukuzunguza bisanzwe, nyine abafite abantu agenda umwe yaramubwiye ati uzanzanira imineke, uzanzanira avoka, uzanzanira ibinyomoro. Ntabwo ari umuzunguzayo, urumva umuzunguzayo we abagenda nta gahunda afite, ariko undi we arazinduka kuko udashoboye mu babosi bakiryamiye, akavuga ati njyewe mba mfite imineke myiza, baba babizwiho. Undi imbuto
akagenda derivaringa imineke, inyanya, akakuzanira ukamwishyura akitahira. Yego. Mu gihe abizanye rero agahura nawe wakamejeje tayari. Ni ikibazo. Uyu muntu nubwo ashobora kuba akoze ibyo we ukeneye, ariko umutima we urababaye kubera ko agukeneyeho ubwo bufasha bw'uko akuzanira iyo mineke ukamuha amafaranga. Birashoboka ko ibyo wamubwira byose yabigukorera kugira ngo arebe ko iryo soko arigumana. Yego. Ariko nubwo abikoze umutima uhorana agahinda. Kuko amafaranga ariko amafaranga ni mabi. Nese ntabwo ari butaha abana bakarya. Bararya ariko nawe hari izindi mbaraga yatakaje. Nibyo turi kuvuga nyine. Nibyo turiho. Ntago bikwiye. Iyo mbigezeho ndababara, mbabaye. Nuko bimeze. Kubera ko abantu bafite uburyo bakoreshwamo ibintu batabigizemo uruhare bitewe na situation barimo. Ariko nanone nongere nenge nk'abantu bafatira abantu mu kibazo. Ukabona ko niba runaka afite ikibazo kavuga ati rero kugira ngo ngukorere iki nanjye urankorera iki. Abo bantu barahari ngira ngo barimo barabyumva cyane. Kugira ngo ukorere ikintu kuri bukora iki gute se? Niba wumva ukeneye guha umuntu bufasha rwose mujye mugerageza mwihangane muhe n'umuntu agaciro. Niba ukeneye guha umuntu bufasha kubera iki ukeneye ko umuhubwo bufasha wateguye nawe hari ubundi buryo uri bwiyishure. Ubundi si ubufasha ni nk'ikiguzi. Icyo gihe ntabwo biba bikiri ubufasha. Hari amafaranga y'ubungabo se yaho gusa birashoboka. Ndetse njya numva ngo nta mafaranga y'abagabo ngo agenderaho gusa. Nari nzi yuko bagira neza ko bose no kuvuga bitinde cyangwa bitebuke bizagira ingaruka uzabyishura. Hari umugani nyogokuru yajya agacira abashiki banjye ngo ko umugabo ngo ukarya uyu munsi ukarya kera kakazakugera gute, ukarya none kakazakugaruka kera. Sinzi ukuntu yajyaga wuca. Birashoboka buri abantu bakuru baba babizi, ariko mu by'ukuri abantu b'abapapa cyangwa se b'abagabo ni bubahwe, ndabubaha cyane, ni nabo kubahwa kuko ariko harimo n'abantu beza bashobora kugufasha nta kindi bagendereye. Ariko akenshi biragoye rwose biragoye. Ni nabo kubahwa. Icyubahiro ni icyabo rwose baragikwiriye. Ariko harimo n'abapapa nabo badakora ibintu mu buryo bwabyo. Ukabona nk'umuntu w'umupapa kubera ko umukeneyeho serivisi agashaka ko iyo serivisi yiguha nawe hari ubundi buryo yakubonyemo. Rero ibyo bintu ntabwo ari byiza, bibabaza imitima y'abantu benshi bazabikosora ababikora. Ariko n'abeza bashobora gufasha umuntu batagendeye ku kindi kintu runaka, izindi nyungu bacunze inyuma yabo. Ni ukuri Imana ibaha umugisha mubikora neza. Ubushobozi, inshingano. Muri izo nshingano rwose, muri izo nshingano ubushobozi ahantu buri guturuka niho turi kwibaza. Ubushobozi none se ubushobozi ubundi bwaboneka gute utakoze? Ugomba gukora. Baba banakoze. Ikibazo kiriho rero abantu barimo barakora akazi mu buryo butari bwo. Akazi ukorera mu mubiri wawe ako kazi ntako wakishe, nta kazi kaba kakiri aho ngaho. Ese umuntu aravuga ati naradepoje ahantu hose byaranze, umuntu ampaye senkani just iminota ingahe, ariko uri kuzumva izo note. Iki rero nicyo kigiye kurimbura isi kandi ni iminsi izo note ewana z'imituku ntiwadepoje ntiwakoze iki, ibyo gusa ni ikibazo. Aho rero n'ubundi ntago bizigera, n'ubundi bukenese ko budashobora gushira ku bantu bose. Umunsi hari abafite hari n'abadafite. Rero igihe udafite ubaye uzajya ukora ibene nk'ibyo kugira ngo ubone amafaranga, hari igihe n'ubundi uzaba yakeneye n'ejo bundi yakenere, ejo usanga urarwaye umubiri wawe noneho ntukikwemera no gutanga ayo mafoto watangaga bitewe n'uburwayi wahuye nabwo. Cyabakiza wakitoza kuba mu buzima urimo ukihangana, ukamenya ngo niba mpagaza situation ndimo neyo kubabara reka nihangane mbabare, kuko uyu munsi bishobora kwanga ejo bikemera. Iyo umaze kwakira aho uhagaze bituma n'iby'Imana yagambira uzageraho bigeraho. Kuko niba warakoreye amafaranga 50 mu minota, ntuzemera kujya kwirirwa ukora ikiyede ku mafaranga 4,000 cyangwa 5 amasaha 8 cyangwa 10. Ugategereza ikenzene. Yego. Wikorera ikaraje. Bishoboka rero. Wakoreye 50 ku munota ntibishoboka.
ntabwo byashoboka. Ni ikibazo rero, umunsi se uzabura abayaguha. Harimo abantu batakwikorera ikaraya. Umunsi uzabura abayaguha bizagenda gute? Yikoreye ikaraya ate? Reka 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 reka. Hari umuntu wigeze ambwira ijambo, sinjya nkunda wenda kuvuga ibintu nk'ibyo biba ari ibyanjye bimperereyeho, ariko reka ndivuge. Hari umuntu wigeze ambwira ijambo arambwira ngo kuba umeze gutyo bikumariye iki? Ese meze gute? Arambwira ati Jose uri umumama mwiza, mbese avuga twa tugambo twiza abantu bavuga. Ati rero kuba umeze gutyo buriho n'icyo gishoro. Kuba umeze gutyo ukaba nta modoka ufite, akaba nta gipangu cyiza ufite mu mujyi wa Kigali, akaba ambwira ibintu byinshi nyine abona adafite, kandi kuko yavugaga ukuri ntabyo mfite. Arandi aravuga ati bikumariye iki se? Nese harabura iki? Ubwo bikumariye iki? Uzapfa n'ubundi bakagushingura, ibyo bikaba birarangiye. Tuzabiborana muri make. Nyine afite rangaje yabivuzemo nge ntatinyuka kuvuga, ariko yambwiye ibintu numva umutima urandeye. Yarambwira ati rwose nibyo twibereyemo gusa, uko ukuri uko Imana yakuremye nico gishoro cyakabaye kiguhesha ubuzima bwiza, ariko urahura humirije. Ngaho nyumvira impuguro nk'izo zibabaje. Wese arabifite, hari icyo byamugejejeho. Yego arabifite, ntago yakubwira ibyo atafite. Undi muntu nawe kandi muzi ko ari umukristo, anje arambwira niyo mpamvu kuba uri umukristo ni ibyanjye ninjye ubizi. Jerry wowe duhurira kuri kamera ntago uzi Jose niba akijijwe, ninjye wiyizi kubera ko buryo umuntu ni mugari cyane. Njye nari nzi ko ari umukristo, aranje arambwira ngo mbese Jose uramutse usanze ijuru wizera ridahari, ndamubaza ngo kubera iki? Arambwira ngo hoteli nziza nayirayemo, umugabo mwiza wese nahuye nawe, amafaranga yose ashoboka nayafasheho, ikintu cyose kiryohera ubuzima mwisi naragikoze. Nge naragikoze, ndabizi neza ko nshobora gupfa nkarimbuka nk'uko mwe mu byizera ngo hazabaho kurimbuka ngo n'abazabona ubugingo. Ati none reka nkwibariza akantu gato, wowe imyizerere yawe iyo hoteli nziza ushobora kuba utarayigiyemo, ushobora kuba ayo mafaranga nayo wabonye, mbese ibyo byose nahuye nabyo we ntabyo wahuye nabyo. Uwo munsi habayeho gupfa, ugasanga ijuru wizeye ryatumye udakora bya bindi byose ntarihari. Jose tugahurira ikuzimu, uzansubiza ngo iki? Kana ko challenge inzira ijuru ririho. Ndamubwira nti rero ijuru ririho kandi ndaryizera ndanarikorera. Arambwira ngo nyine bizakubera uko nguko byizera, ngo ariko ngewe ngo naho ijuru naribura isi narayiriye. Uzi kugera ubwo umuntu arya isi akumva ko yayiriye kuko akayemeza, kugeza ubwo yumva naho ijuru ritabaho iby'isi yarabihembwe. Harimo abantu babonye ingororano zabo. Yego ni izina hamwisi. Rero niyo mpamvu mvuga iyo umuntu niba umuntu akijijwe nakizwe neza, ashiremo imbaraga, kuko n'abadakeneye gukizwa nabo ibyabo babikora neza. Babikora neza bakarya isi bakumva barayirangije. Bakayihekenya pe bakumva barayirangije. Ibaze rero iyo uri hagati na hagati. Nk'ibyo jambo yambwiye ryatumye nongera kwitekerezaho cyane. Nyibaza se koko ndamutse mpuriye nawe ikuzimu, namubwira ngo iki? Ntazamusubiza ngo iki? Imana izandinde kujyayo, kubera ko sinabona icyo yamusubiza, kuko ibyo yambwiye numvise ariko kuri kwe. Yego ni ukuri ko bitewe n'ibyo yizera, ariko nanjye kuri ko ibyo nizera numva ijuru rihari. Ijuru rirahari. Abadamu benshi b'abarokore nibo tubona ni nabo baza ku mbuga nkoranyambaga baguye kuri uwo musozi, kuri uwo musozi w'utuvideo, kuri uwo musozi w'amafaranga, kuri uwo musozi w'ibishuko bitandukanye, kandi ukabahitana. Ni ukubera iki? Tugana ku musozi uzi impamvu nuko abadamu benshi b'abarokore batagiye bagira umugisha wo kugira amafaranga. Yego umugisha wo kugira amafaranga ntibagiye bawugira, n'ugerageje gukora ntibikunda, ugasanga ntibyemeye. Bigatuma rero iyo uje kwiza imbuga nkoranyambaga udafite kwihagararaho, ntugire kwiyubaha, ntugire no kuba uri umuntu nyine uhamye mu byo wizeye, ibigushuka bihari kuri iyi mihanda. Haba ibishuko, ibyo abantu bazi n'ibyo batazi.
ibigaragarira amaso y'umubiri n'ibitagaragara birahaba. Rero iyo uhaje utazi intego y'icyakuzanye kukudeviya biroroshye, inzira yawe bayigukuramo bakagushyira mu yabo, akaba ariyo usigara ugenderamo. Rero byahuza n'uko amafaranga batayafite, batigeze bayabona, bigatuma bihutira kwakira amafaranga ariko ntibibuke ingaruka zizaza mu nyuma. Yego, niho ikibazo kiri, kuyakira kuko nibwo bahuye nayo, nibwo bayabonye, ariko bibuke ko na nyuma yo kuyakira hari ingaruka. ubundi bakagukoresha koko. Yego, yaragukoresha ariko yego, tangira kugukoresha akajya guturuna nka telekomande ituruna televiziyo, aho hakujyanye akaba ariho ujya. Ariko ntabwo byari bikwiriye, niba twarasogongeye tukamenya ko Yesu ari umwami, reka tumubwire n'abandi. Mu by'ukuri Imana igira imbaraga zitagaragarira amaso y'umubiri ariko zikora imirimo ikomeye. Nizera ndashidikanya kuko uko byagenda kose iyo wizeye Imana, ntabwo uko ubuzima bwawe bwari burejo babaye ariko buguma, birangira buhindutse kuko Imana ijya ihindura ubuzima. Imana ijya ihindura ubuzima, ni Imana y'inyembaraga, Imana y'inyamaboko. Jose, reka ngushimire cyane. Urakoze cyane kuri uyu mwanya uba waduhaye, turagushimiye cyane. Nawe urakoze cyane. Abantu batwera amafaranga atarimo kondisiyo, twirire. Dukeneye kurya, dukeneye gusa neza. Wumva hari ibyo tuvuga kumva biramurufashije, ajya twihera. Kibe 1000, kibe 2, kibe 500, tuzarya amandazi n'icyayi twumve tuguwe neza. Aciye mu mucyo, atarimo za ngaruka twavuze haruguru. Yego. Murakoze cyane. Nawe urakoze.